ndarambiwe ariko abana bahana babarananiye muri abana bose nabuze n'umwe uza kumfasha kwanura bino bintu koko bino bihwagara ibyanjye nk'iyi minsi mbona wahindutse naragushatse mbona uri umwana mwiza abantu bari kukurarura ni bande koko ese weho nta nimpuhwe wangirira niba nkwihanganira reba usigaye mbona udutelefone twa buri kanya baguhamagara yewe no mwijoro nkumva baraguhamagaye nta n'isoni wabaye iki Nsinge ubona narabaye iki wa mugabo aya jinsigaye mbona warahindutse kandi buriya wahindutse nabi biriya bintu ntabwo ari byo niba twe twarihaye intego yo kubaka famiye itangiye kwivangamo abo bantu menya kuri gusenya umuryango ejo bundi nabonye SMS ngo bari kukurangira akazi Kigali nagushatse n'undi atari uvuye se wari uvuye hari harakumariye iki nese ibyo wamariye icyo utabona ni iki nese ugiye kongera kuzerera wari umuntu ufite famiye ishyitse hamwe utwubatse urugo nta kibazo na kimwe dufite ngo sindi umusirimu urabona natangiye noneho no gusokoza ubwo mbese wasirimutse kumva wasirimutse abaye umuntu w'umugabo urenze yego hari murashaka abagabo barenze ese ushaka abagabo barenze bate ngese wambwiye nanjye niba hari ikintu bakora ntazi ni iki nyine kivuga ikintu bakora utazi ubwo urakizi ntabwo nyizi karaba kwisiga kambara agakweto keza ukajya mu muhanda ukagaragara nk'abandi bagabo nose ubwo urumva uri kugaragara nk'abandi reba ibishaka iki ni yesuwe ntabwo we natemberana nawe wapi ntabwo nzigera ngendana n'undi munsi uzanabyibagirwe umunsi wemeye kwisubiraho ukemera kuba umugabo nyamugabo nibwo ngiye nzongera kuvugana nawe neza tukaganira ntabyo kumbwira ngo narahindutse ngo washatse ndi nose uri kubona mfite amaso ane uri kubona mfite amatwi abiri si amatwi abiri si uri kubona mfite amatwi atandatu yego ariko mama ariko reka nkubwire umva bashobora kuba barakuroze mubwira ngo were kuba inshuti na turatwana jya inshuti n'abantu muri mu kigero kimwe bakuze bakugira inama none iyo nama wowe nurangiza uze uyubakisha urugo rwawe uzajya mu turatwana kw'imyaka 10 n'ingahe unsanga ari two muri kuganira abantu bambwire ngo bababonye muhagararanye mu nzira ngo bababonye ngo nibo muvugana ngo nizo nshuti ugira ese bari abana bagutwaye iki ese bakugiriye inama nkawe wubatse nyine bari abana bakugize bate ako witwa ko witwa mama Habimana cyane nubwo uhagacira iryo zina nese ko ari twa mama Habimana bivuze ko nataye isoko yego uri ku isoko uri igicuruzwa nyabaki nyine uri igicuruzwa nyabaki nanjye nje kukugura da ujya kungura nase nagutora nagutora ako wibuke neza ko ndi umugabo wawe kandi ikindi ugomba kuzirikana ntabwo nigeze nkufata nabi sinishye nkukoze urushya abandi babasekura nkakugaburira uri kunyumva ntabwo umeze neza se harahungaya nyine ubwo uri kumva meze neza utamera neza meze neza nihe utameze neza ubu meze neza ndi kujya mu muhanda abagore b'abasirimu bakanse ku rusatsi rwanjye nirirwa nabinditse nk'abakecuru bo mu cyaro ubu urabona njye ndi mu myaka yo kwirirwa mbinditse umusatsi ushaka gusukisha nk'umugore wa mwarimu ngo agiye gusukisha ibintu by'ibihumbi 40 none hano tinjiza mu gihe kingana iki tuzasarura isambu yose y'ibishyimbo niturangiza duhite tujyana umufuka ku isoko kugira ngo ukunde usukishe kubera iki se bisazira iminsi 3 birandeba se cyambere nuko uzi gukora ejo nuba wahombanye imisaya se kubera inzara ntacyo bintwaye no saho ngenda hose nago ndya wibwira ko narya hakuzi kukabya barabimbwesha we nyine urarya imfa turatuntu numvise ngo turatunyama two kugati ngo bakugurire ngo kamwe ngo kaba kagura 1000 tungana kuri ukeka kari two tumyungana gutyo none wawe marya kangahe ninde uteka se nabigirwa n'ikikomba nawe ibishyimbo wirirwa ungaburira ngo nawe wagiye guhinga ngo ibishyimbo se iwacu wasanze banderesha ibishyimbo yego oya bakurereshaga ubwo kigozi
ibyo byibagirwa wa mugabo byibagirwa ngomba gusa neza nk'abandi bagore aha ni isoni nese usa nabi he wigeze ubura isabune yo Ubu se gukara ndisiga. bavuze amavuta yo kwisigaho ndisiga se ndakaraba se ubu se wakwereka uruhu rwanjye wasanga ari nk'urw'abandi badamu rwabaye iki se ufite amabaravu nk'ay'igikeri Ehe. hari amabaravu nk'ay'isamaki ufite iki se ngufashe neza umva nkubwize ukuri nkwerurire sibyo nta kuru ufite ntabwo ngewe iwacu nabyirutse ndereshwa isuka ndetse hano wayikoreresheje ibyo wigeze ujya mu birata murima ngo wowe wigeze ujya mu murima wowe ntabwo ari njyewe njyewe nkakurekera hano ukirirwa wose utonora ako karenge ubwo buhinzi bwa se bumariye turagahingisha igiti njyewe ngenda agahingisha igiti reka ni njyewe ubwiye umva nkubwire ni njyewe ubwiye utangiye kuninyuka uratangiye kuninyuka nigeze ngutinya se utangiye cyangwa ubona nakwihoreye ukagira ngo cyangwa mpamagare ku murenge urebe ukuntu bakujyana uhamagara se mereza fone yanjye se uhamagara iki mereza fone yanjye uhamagara iki mereza fone uhamagara iki ishyano riragwira pe unatunga abagore benshi uvura mu leta umbyukije imbyuka buriri mana umuzoyo kugenda widodomba ubundi wowe wabaye iki bundi washitanira ako abana b'ikige ntimucyumba pa urambaza se ubaza ibiki ako bondi wowe uranarengana uretse aya makorodini unteye mu ruhungana gutya wowe urarengana rwose abima bitese ukugenda utavuga hako yameze bite amakuru y'iminsi se meza ariko yavuze ibibazo byo mu rugo byambayeho nagewe nahurutse kurya mu rugo bahora bashwana kandi nawe urutukanye uruhindi nanjye kumumena umutwe urumva bikaze yabyihoreye birakaze pe birakaze pe yewe munda nakubona umeze neza ubwange ziwanyu ziri mu kazi muranywa amata dore warashisha umeze nk'ibishyimbo by'itumba sha amata ngiye nyabonera ku gihe mwana gusa nabonye n'icyana muri ino minsi nari ngiye kukireba aba we ariko jewe ubuzima mubo yagenda byanga kandi ngiye tuzasubira mana nanjye reka njye kureba icyo cyana nyigwemo kwa Kalisa mwiriwe Mwiriwe neza cyo ngahora jewe ndarambiwe ese byagenze gute mama Korodina muramukazi wawe ngeza habi jewe ntesheje umutwe ari kunserereza neza naguseze se mupfike uje nzanywe n'agahinda ahangaha ntugire ngo hari ikiri kinzanye ese ubundi ari wowe nawe uzacira undi bugufi ni ntaca bugufi ubu ngubu urareba ugasanga igihe tumaranye ko twavuganye ntabwo hano tubanze tubiganire nicara ibiki se ubwo ngubwo wumariye iki harusoni none se ubwo ngubwo baje tukicara tukabiganiraho nkumva uko bimeze ariko mana ese umwana umwe niwe batesheje umutwe umwana umwe se we ntarya nabicaranye tubiganiraho wowe urabona uhinguka heza ufite isosi wabura se kuvuga uyihangane mucane bugufi tubiganiraho mwumve ukuntu byagenda umbwire ikibazo ufite ubu rero dore ikintu kinzanye ahangaha nje kukubwira rwose muramukazi wawe ndabona agiye gutuma nangara ku musozi ndi umusaza ibi bintu bye byanyobeye byagenze gute uriya mugore yadukanye ingeso ntazi aho ari kuzikura izihe ngeso ndi kubyuka navuga ngo tujye guhinga akabyanga nagira ngo ndahingutse nkasanga guteka reka da nta nkono yigeze ashyira ku ziko wamuhaye icyo guteka se ibiryo bihari mu nzu nta bintu yabuze umugore arakadamu iryo shano sinyo ryavuye yirirwa ariza gutenekeza mu rugo rwanjye mbega muri make yayirwa mu gakungu agakungu ko yakadukanye uwo mukobwa mamusanzaka kabiri nta nkono yagiye ku ziko yiriwe yicaye bari muri jujuru ubugambo ntateke kandi wize mu murima reka byanyobeye rwose nawe rero afite imico mibi nimba ari ibyo yewe rero mushiki wanjye Kariza niyo mpamvu nzindutse ahangaha nza dore kuryama byo byanananiye naraye ntekereza ndavuga nti uyu mugore ndamuta muri ino nzu ntangare ndi umusaza oya ntabwo guta umugore byemewe ndamusigata uriya mwana nawe azangare nk'uko nyina nyangaje yego komana oya ntabwo ibyo bintu bibaho none ngenda bigira nte ahubwo icyiza njye ndumva ikintu twakora twahamagara abantu bakaza bakatugira inama ku buryo ntabwo bisanzwe ariko ntabwo gusiga urugo byemewe birakabije ni ukuri kw'Imana uzi ko hato ejo bundi nari mukubise umuhini nari ngiye kumuvuna umugongo uzi ko urwanya bagushira muri gereza ariko ntabwo uzi ko bagufunga ndabona ariyo maherezo rero ari hashaka kunshyira ifu yazakujyana ntabwo kubita umugore muri iyi minsi byoroshye ubwo uratangiye nawe ndakuzi amahane yawe ubwo uragira ngo umushyigikire ndakugira inama nka musaza harusoni ngaho rero ugeze aho ngaho nawe wijya kumushyigikira mu kazi